mu buryo bwo kumugaragariza ko ndi nko kwiproteja mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntiyongere kunkubita. Ari nabwo yankubise yarankubita tariki 17 njya kurara mu bitaro, aribwo nahereye aho nahukana nk'uko nabivuze. Niyo mpamvu nicyo twatwaga za mpapuro kugeza n'uyu munsi ntarabonesha amaso, ariko hari ahantu ziri, hari inzego zifite nubwo ntarabonaho kopi yazo. Ikibazo cy'amafaranga mu buryo bwanjye ni ikintu kibanuye, ntongeye ntagabanyije, nta kintu nakongeraho yego. Ndumva ari aho. Nuko rero Mungu wangu. Bagira gutya bagutumuye mu nzu, barakwirukanye mu rugo. Bakwirukanye mu rugo bate? No, ntabwo njye navuze ko banyirukanye mu rugo. Ejo bundi ejo kwito ejo rero inkuru ndende cyane. Umugabo wanjye nyuma yo gutandukana umwaka n'igice nk'uko nabivuze, mama yaringiye aziwe agaruka kuba iwanjye. Ibi ni ibintu yagiye naraye mu bitaro kuko ntibamenye aho naraye, kuko nta n'uwigeze ambaza ati ko utatashye se wabaye amahoro. Rya joro yankubise kuri 16, ntabwo nigeze mbimenyesha inzego z'umutekano zibishinzwe ko yabikurikiranwa cyangwa ngo bikorerwe raporo, kuko njyewe nahoraga nizera ko ibibazo byacu bishobora gukemukira mu muryango kurusha uko byakemukira muri leta. N'ubu ngubu munyuriye nabasharinga ama evidence y'inshuro zose nashatse ko ibibazo byacu bikemukira mu muryango kurusha uko bikemukira muri ubu buryo turi kubikemuramo cyangwa mu buryo byakemukiye. Ariko burya iyo umuntu mudahuje intekerezo nta na rimwe mushobora guhuza ngo mugeze kuri mwanzuro ufatika. Nyuma yo gusohoka mu nzu iwanjye haciyemo umunsi umwe mama wanjye abonye ntatashye bwa kabiri, yigeze ampamagara ati wabaye amahoro, ko wabuze mu rugo, bimeze bite? Umugabo we yambwiye ko utahari, byagenze bituriye. Reka da, ahubwo yahise yibuka afata ibintu byava hepfo iwe yimukira iwanjye. Ibi bintu nkubwira umbwire nkohereza amavideo y'imyenda, amavuta n'amasakoshi bya mama wanjye biri mu nzu yanjye kandi njye ntahava. Ubu turi kuvugana mama wawe ari wawe mu rugo? No, ntabwo mbizi kuko sindahagera, ariko birashoboka ko yanahagarutse. Birashoboka cyane rwose, mwitegeye ikintu kimwe cyangwa ikindi. Mu magambo makeya rero yabonye nsohotse mu rugo ararutaha, aribonamo umwaka n'igice, yisanze ko yaje gufasha Christophe kurera abana kuko njye nataye abana, njya gukora ubuzima bwanjye nyine nashatse gukora. Mu magambo makeya, nyuma y'umwaka n'igice by'abantu ko dusubirana n'umugabo, ariko umugabo ntiyishimira ko dusubirana. Aribwo yagiye kunkoreshereza raporo, ndumva ibyo nabisobanuye kare. Wabisobanuye? Yego, raporo mbi cyane, ari nayo yagiye gusabisha izi gatanya zose ubona turimo, ariyo gatanya y'agateganyo yabaye ejo, ivuga ko imyanzuro y'urubanza ivuga ko namburwa abana, nkasohoka mu nzu, ngahabwa impamba y'ibihumbi 120. Nk'umuntu wese uzi agaciro k'ubuzima cyangwa uzi agaciro ke, uzi icyo ari cyo, ntabwo njyewe nigeze mbana n'uriya mugabo ngo aranyirukana kuriya yirukana nk'umukozi wo mu rugo. Wagira ngo ahari ni nk'ukwezi nari maze mukorera, anyishyuriye amafaranga namukoreye mu kwezi ndakwiye. Numvaga atari ko byakagenze, kuko gatanya zose zigira amategeko azigenga, yaba ku bijyanye n'abana ndetse no ku gihe afite icyo mufite mu rugo, bikumvikana kandi mu buryo buri equitable imicungire y'iyo mitungo mufite. Njyewe rero byabaye exceptionnel kuko biriya mwabonye ejo nasohowe mu nzu, biriya mwabonye nasohowe, ishyingirwa nashyingira mu bintu byinshi, ntabwo mura mu rugo imyaka ikindi tuvukanye utuntu tungana kuri niyo waba uri umukene pe, sibyo? icya kabiri guhabwa amafaranga 170 ako kanya ngo usohoka ugende ujya gukodesha, ntabwo ari kuriya uburyo bimwe bayikate, njye ntabwo nabyishimiye.
nabonye ari nkaho nahohotewe ku burenganzira bwa muntu, ko nta muntu n'umumereka biriya bintu byambaye. Okay. Ubu ngubu rero ubu ngubu uherereye ucumbitse? Ubu rero ntabwo umuntu abana nabi, mfite umushuti wanjye turi kubana. Uyu munsi sinabonye umwanya kujya gushaka inzu, nari naniwe, amatelefone yari menshi, ariko ejo numva nzajya gushaka inzu yanjye, nkashaka no kubaka, ariko sitebye muri Nyamirambo. Okay. Urakoze cyane. Isaha iratambutse, ndatekereza byumvikanye. Urakoze no gushyiraho gukuraho uje ku byavuzwe, ibindi kukomeza kubishyura telefone. Murakoze cyane. Ndagushimiye cyane. Kubashimira ubwitange bwo gushaka kumfasha cyangwa kugaragaza ibintu bimwe cyangwa ibindi. Murakoze ku mwanya w'umuntu no kumpumuriza no kumpumuriza Imana yabagisha. Urakoze cyane, ndagushimiye. Murakoze namwe. Ngayo nguko YouTube mugende ntimugire ibintu murenza ku byo bavuze. Ama YouTube azi mwandika ibintu nk'uko abivuze, mwandike inkuru nk'uko ivuze. Ndagushimiye Jojo. Urakoze, ndatekereza inkuru nuko imeze y'uruhande rwa Jojo. Ubwo ngubwo ntabwo inkuru irangiye. Inkuru iracyakomeje. Ndagushimiye. Reka nkuri kutahe, ndaguhamagara mu gitondo. Murakoze cyane. Ndaje mbazamure, nimara kubazamura mwumve pate. Hi. Tapping the screen. Tap the screen. Tujye noneho muri verisiyo ya gatatu, mu gice cya gatatu cy'inkuru. Murakubitwa n'inkuba. Njyewe mba mfite amakuru, ni ukuvuga ngo hari amakuru menshi udashobora kumva. Mutapinge screen, twinjire muri part 2. Ninde ugiye kujoininga? Who is next? Nimwandikemo izina ry'uwo mutekereza ugiye kuza. Barakuba gatatu. Mutapinge screen. Barakuba gatatu. Tap the screen, drop anything you have. Hanyuma noneho mwumve verisiyo yindi itandukanye niyo mwumvishe. Twagiye. Hey, murifata ku gahanga. Abagiye ntabwo mugiye hari cyo mwumvishe. Drop anything you have. It's gonna be times 3. Abantu mutapinga screen tugere ku 600. Game over.